Alright, reka nk'ikaze wahisemo kubana natwe mu nkuru tugiye kugezaho inkuru y'urukundo, inkuru twise Loss in Love kandi Love in Loss. Igihombo mu rukundo ariko kandi urukundo mu gihombo. Yes, nibyo koko hari igihe abantu bagira igihombo mu rukundo ariko kandi hari abandi babonera urukundo mu gihombo. Aha, sinzi uko nabigusobanurira, gusa uko ukurikirana inkuru tugiye kukugezaho nibwo uraza gusobanukirwa. Niyo mpamvu muhaye ikaze mu gice cyacu cy'uyu munsi, igice tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo. Nakubwira ngo niba utarakora subscribe uri gucikanwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ibintu by'ingenzi byakugira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hanyuma rero nakubwira ngo utire kuyikora kugira ngo bitagucika. Nibagirwe gukora kukazigera kandi gahari, kuko ako kazajya kagufasha kumenya buri uko dushyizeho ikintu gishya kuri YouTube channel yacu. Reka mbibutse ko kandi YouTube channel ari Name Secrets. Hanyuma njyewe bagezaho ibi byose nk'abandi Miss Eddie. Mbaye ikaze mu nkuru y'urukundo. Nitwa Sandrine. Ubwo nari nyiri umwana muto cyane sinajyaga nita ku bintu by'urukundo, cyane ko abana bato baba bitanabashishikaje. Naje kugera mu gihe cy'ubwangavu, hamwe umwana wamaze kwimva ko yakuze ushobora kumuhamagara ngo umutume akakubwira ngo reka banze yikozeho utuzi maze ubone kumutuma, cyangwa se usanzwe umwogereza hanze ariko icyo gihe bikaba bitakibaho, wajya kuhamwogereza akakubwira ko baramuseka. Turabizi ko ubwangavu aba ari ku mukobwa, ku bahungu bavuga ko ari ubugimbi. Sinje kukubwira iby'imyororokere ahubwo nje kukugezaho inkuru y'ubuzima bwanjye. Ikindi kandi si inkuru y'ubuzima bwanjye bwose, ahubwo ni agace gato kagize ubuzima bwanjye, agace nanyuzemo mu gihe cy'urukundo. Ese wowe ugiye kuyikurikira wigeze ukunda? Urakunda se? Urakundwa se? Ni gute witwara mu rukundo? Nguhaye ikaze. Igihe nari muri iyo myaka y'ubwangavu nari narakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, nibwo naje kugitsinda maze banyohereza kwiga mu mashuri yisumbuye. Nahuriye n'abana benshi turamenyana maze niko kuba n'inshuti. Inshuti zanjye z'abakobwa twagendanaga zagiraga abahungu b'inshuti zabo bakundana, ariko njye sinigeze njya mu bintu by'urukundo. Nabonaga ari byiza pe, numva ubwanjye nanjye ndabikunze ariko nkabura imbaraga zibinyinjizamo. Abahungu benshi bagiye bansaba ko dukundana ariko nkabyanga. Ibyo kandi byatumaga bamwe na bamwe banyita umwiyemezi. Kunyita gutyo numvaga ntacyo bintwaye. Narabyirengagizaga maze ngakomeza nkita ku masomo yanjye, kuko cyane cyane numvaga n'ubundi narajyanywe no kwiga ntarajyanywe no gukunda. Naje kugera mu cyiciro cya kabiri cy'ayisumbuye mpindura ikigo. Naje guhura n'izindi nshuti nshya, ariko ntibivuze ko abo twahoze turi inshuti nabibagiwe, cyane ko twajyaga tuvugana mu biruhuko. Urukundo rwo ntirwabura mu bantu nk'abo, cyane cyane ku banyeshuri. Nibwo nanjye natangiye kwifuza kujya mu rukundo, gusa sinumvaga nakundana n'umuntu twiga ku kigo kimwe, kuko numvaga bishobora kumbuza kwiga ndetse bikajya bimbuza amahoro, kandi intumbero yanjye yari ugutsinda. Nigaga ubukerarugendo, hakaba hari umuhungu twicaranaga, yari inshuti yanjye isanzwe ariko kandi yari nk'umuvandimwe kuri njye. Twaganiraga byinshi yaba mu masomo ndetse no mu buzima busanzwe. Abahungu bagenzi be bakundaga kumuserereza ngo ntabwo agira umukunzi, uwo bita girlfriend. Gusa kubimubwira ntacyo byaga bimubwiye, ntiyajyaga biha agaciro. Uwo muhungu yitwaga Vicky. Vicky rero kubera kubwiga ayo magambo menshi nawe yaje kwisanga yakunze. Yakunze umukobwa ndetse amukunda cyane kurusha uko yigeze gukunda undi mukobwa uwo ari we wese. Uwo mukobwa Vicky rero akunze nta wundi yari njye. Vicky yatinye kubimbwira, ahubwo agakora uko ashoboye kose kugira ngo abingaragarize mu bikorwa. Gusa ibyo yakoraga byose nyine bifataga nk'ibisanzwe, kuko ariko twahoze tubanye. Twabitsenyaga amabanga, tugirana inama n'ibindi. Niyo mpamvu kumva ko nkunda byangoraga, ahubwo nkumva ko n'ubundi ari ubushuti bwacu busanzwe. Yambwiraga kenshi ko nkunda, ariko nkumva ni nk'imikino, bitewe n'uburyo twari tubanyemo nanjye ugasanga ari igihe mubwiye ngo ndamukunda ariko byo kuyikinira, kuko numvaga bitamfasheho. Hakaba hari undi muhungu witwaga Blaise wigaga mekanike. Twese twigaga mu mwaka umwe, umwaka wa gatanu we yisumbuye. Umunsi umwe twahuriye mu kibuga twagiye muri siporo, twese turi gukina volley. Nibwo yankubise umupira mu maso, nahise mva amaraso mu mazuru. Ubwo nari nunamye nagiye kumva numva umuntu ari kunkomanga mu mugongo agira ati, unyihanganire Sandrine, ntabwo nkukubise umupira ntabishakaga. Namubwiye ko nta kibazo kuko impanuka zibaho,
abandi bakomeje gukina ariko njye sinari nyikomeje kubera ko nari nakomeretse. Siporo zaje kurangira turataha, nibwo namanukanye na Blaise maze ansaba ko tuzavugana muri weekend. Narabimwemereye mubwira ko nta kibazo twazavugana. Ubwo mu minsi isanzwe mbere y'uko weekend igera, Blaise yazaga kundeba mu ishuri ryanjye, akaza kumbaza uko merewe kuko yari yankubise umupira mu maso. Mu by'ukuri numvaga byararangiye, numva nakibabara, ariko we yahoraga ahangayikishijwe no kumenya niba narakize cyangwa ameze neza. Weekend yaje kugera maze Blaise aza kundeba kuko twari twahanye gahunda. Njye rero sindakundaga kuganira no kumenyana n'abantu benshi, wasangaga nziranye n'abantu bake mu kigo. Na Blaise ni ubwa mbere twari tuganiriye, twaganira ibintu byinshi cyane. Yambwiye ko ndi umwe mu bakobwa batinyitse mu kigo, ku buryo abantu benshi baba bifuza kuganira nanjye ariko bakabibura. Muri abo bantu benshi kandi yambwiye ko nawe arimo. Gusa kuri uwo munsi akaba yagize amahirwe yo kuba yahura nanjye tukaganira, ariko kandi ambwira ko amahirwe yakesha kuba yarankubise umupira, kuko iyo atawunkubita ngo ntiyari kuzapfa kuntinyuka ngo azambwire ngo tuzaganire. Blaise yansabye kuzageza kunganiriza rimwe na rimwe atari uko duhujwe n'ikintu nk'icyo, maze ndabimwemerera. Ubwo twaraganiriye birarangira, buri wese asubira mu bye. Uko iminsi icumi niko Blaise yajyaga aza kumvugisha nk'uko yabinsabye. Gusa zimwe mu nshuti zanjye ntizabyishimiraga, cyane cyane aho twiganaga kuko akenshi amasection yarapinganaga, ugasanga biga ubukerarugendo bapinga biga mekanike cyangwa mekanike nabo bagapinga biga ubukerarugendo. Vika inshuti yanjye twicaranaga yaje kwimura ibyicaro maze akajya ajya kwicara ahandi mu kindi gihande, ndetse uburyo yanganirizagamo byaje kugabanuka. Naje kugira ikibazo cy'ukuntu asigaye anyitwaraho, gusa sinabyitaho cyane, nkomeza kwikurikiranira amasomo yanjye. Umunsi umwe baje kuduha umukoro, yari projet tugomba gukora mu cyumweru kimwe, hanyuma tukazayipresenta ikindi gitangiye. Yari projet ikomeye cyane, mbona sinayishobora njyenyine. Nibwo nigira inama yo kwegera Vicky, hanyuma nkamusaba ko nakorana nawe. Nagiye kumureba maze ndabimubwira, ansubiza n'abagira ati, Sandrine, iyi ntabwo ari group work twahawe, ni individual work. Ubwo yavugaga ko umukoro twahawe atari ugukorera hamwe, ahubwo ari ugukora umuntu ku giti cye. Natunguwe cyane n'amagambo Vicky yarambwiye, kuko n'ubwa mbere yarambwiye nabi gutyo, cyane ko ubusanzwe twari dusanzwe dufashanya. Rero nanjye nari mbizi ko umukoro twahawe atari ugukorera hamwe, ahubwo ari ugukora umuntu ku giti cye. Gusa icyo nashakaga njye byari gusangira ibitekerezo. Maze kubona ko bidakunda gukorana nawe, nyiriwe ntekereza umunsi wose ko nzabigenza, kuko nabonaga iyo projet ikomeye. Naje kwibuka ko hari umuntu wari umuhanga cyane aho nigaga muri O-level mu cyiciro cya mbere cy'ayisumbuye. Uwo muntu nawe yigaga ubukerarugendo, mpitamo kumushakisha ngo mukureho amakuru ndebe ko ari we wazamfasha nkakora iyo projet. Impamvu nahisemo kubigenza gutyo ni uko yari projet izasoza umwaka kandi yari projet ikomeye cyane, niyo mpamvu twagombaga kuyitaho. Ni ukuri byari bigoye kuvugisha umuntu utari warigeze uvugisha n'umunsi n'umwe, ikindi kandi ukamuvugisha muri ubwo buryo ushaka kumusaba serivisi kandi utarajyaga umuvugisha. Gusa iki gihe ubwo nigaga aho ngaho, nigaga mu mwaka wa 3 wiga mu mwaka wa 5, twahawe internet ngo tujye gukora research. Aho kuyikora nagiye guhiga Gavin ku mbuga nkoranyambaga ngo ndebe ko namubona. Uwo Gavin ni umuhungu yigagaho nigaga mu cyiciro cya mbere cy'ayisumbuye, gusa icyo gihe yari amaze imyaka 2 arangije, ahubwo yarasigaye yiga muri kaminuza. Ubwo natwe twari tugeze ku munsi wo kuwa 2 duhawe projet, kandi twagombaga kuzayitanga ku munsi wo kuwa 1 w'ikindi cyumweru. Nandikiye Gavin rero, gusa numvaga mfite ipfunwe ryo kumuvugisha muri ubwo buryo. Namusobanuriye kandi namwiseguraho, mubwira igitumye muvugisha muri ubwo buryo, maze musaba ubufasha ndetse nanyemerera kumfasha. Naramushimiye cyane kubwo kunsobanurira uko nzabigenza, ariko nanone mubwira ko bidahagije nzamushimira byiri maze yigenza mfite umwanya. Yambwiye ko atari ngombwa kandi nta kibazo, ambwira ko akunda gusangiza abandi bantu ibintu azi cyangwa se ibyo afite. Ibyo bintu kubyumva byaranshimishije cyane, numva Gavin yavamo inshuti nziza. Gusa sinigeze mbitindaho, ahubwo naratangiye njya gukora projet. Narakoze cyane ku buryo nta karuhuko nabonaga, numvaga mfite intumbero yo kuzaba ari njye ugire ya mbere muri iyo projet. Gusa ntabwo ibyo byigeze bimpera, kuko twaje kujya gupresenta iyo projet, nibwo naje kujya kuyimurikira abantu birananira. Kuyikora neza narayikoze neza koko, ariko amanota amwe yari ayo kuyikora ndetse andi akaba ari ayo kuyimurikira abantu. Gusa ubwo nagiye kuyimurikira abantu njye byarananiye, nibwo naje kuba ku mwanya wa 3. Byarambabaje cyane kuba narageze kuri uwo mwanya wose, gusa nanone numva sinakirenganya kuko atari umwanya uri kure cyane. Ibiruhuko bisoza umwaka wa 5 byaje kugera tubijyamo, nibwo nashatse nimero za Gavin, umwe nari narasabye ubufasha kugira ngo nzajye muvugisha, atabona ko naramuvugishije hari icyo mushakaho gusa. Mbega uburyo nishimiye kunguka inshuti nshya.
twaje kujya gutangira umwaka wa gatandatu. Nyuma y'ibyumweru 3 dutangiye, Blaise umwe wigaga mekanike yaje kumbwira ko ankunda kandi ankunda cyane. Yambwiye ko kandi yifuza ko namubera umukunzi we. Mu by'ukuri byarangoye kumva ko nakundana nawe. Yarankunginze cyane ndetse kenshi gashoboka ashaka ko nkundana nawe, ariko ndabyanga nkomeza gutsimbarara. Yansabye ko namwemerera akankunda nubwo njye nawe namukunda. Mubaza ibyo byamubarira gukunda umuntu utamukunda, ambwira ko ntacyo bimutwaye, icyo nsabwa ari ukwimwemerera gusa. Numvaga nanjye ibyo ntacyo bivuze, maze ndamureka nyemerera kunkunda, ariko njye ntabwo namukundaga. Ubwo Vicky nawe tuze gutangira umwaka wa gatandatu yahinduye ibyicaro, ntiyari akinyikoze. Nahoraga nifuza kumenya icyamuteye kunyanga bigezaho. Nibwo nafashe umunsi umwe mubwira ko nifuza kuganira nawe, maze ansubiza agira ati ntacyo nkeneye kuganira nawe. Naratunguwe kumva ambwira gutyo, maze nkomeza kumuhatiriza musaba ko byibura yazanye iminota 10 gusa. Mu by'ukuri nk'umuntu twose turi inshuti, ariko nkaba mbona ibyanjye nawe bitakigenda neza, numvaga byibura iminota 10 nsabye nayo ari mikeya. Gusa nanone nta kundi byari kugenda kuko nayo mahirwe sinzi ko nari kuyabona. Yaje kunyemerera maze igihe kiragira turahura. Kuko nari mfite igihe gito cyo kumuvugisha, navuze ndasa ku ntego y'ibyari byatumye duhura. Nahise mubaza igituma asigaye amfata uko bitahoze. Ubwo Vicky yarasetse cyane, ariko byari bimwe umuntu aseka atari uko yishimye, maze mu masegonda make cyane aba ahinduye isura. Mu ijwi rikakaye n'isura yijimye ati ibyo ni byo wampamagariye Sandrine? Atuzi ko iyo menye ko ari byo wampamagariye mba ntiriwe nza. Narababaye mbonye uburyo bimbwiyemo, maze amarira atangira gutemba ku maso yanjye. Gusa narikomeje ndamubwira ni kuba nanjye naguhamagaye ngo tuganire si uko ntari mfite ibindi byo gukora, ariko ndashaka ko dukemura ikibazo kiri hagati yacu. None rero nsubiza ibyo nakubajije. Ubwo Vicky yahise atangira ambwira uburyo cyandakariye. Ubwo yansabaga ko dukundana ariko nkabyanga, maze nkajya mu rukundo n'abandi. Nabaye nk'ugwa mu kantu, maze mubaza uwo dukundana uwo ari we. Arambwira ati Sandrine, ntukigize nkana, nta muntu utazi gukundana na Blaise, okay? Nyumva ayo magambo nanjye naratunguwe, kuko ntabwo nari nzi ko abantu bazi ko nkundana na Blaise, cyane ko n'ubundi tutakundanaga, kuko yankundaga wenyine ariko njye sinamukundaga. Yambwiye byinshi ntari nzi, numva ko afite ishingiro ryo kundakarira, ariko nanone iyo si yari impamvu kuko umuntu akunda uwo ashatse. Gusa ibyo byose byari uko Blaise yari yarakwirakwije inkuru y'uko ndi umukunzi we kandi atari byo. Vicky yambwiye ko ari njye mukobwa yakunze, akumva ko ankunze bya nyabyo koko. Ambwira ko yakundanye nabo mbere byari ukubabeshya. Gusa yambwiye ko nubwo yankunze ntamubereye umwana mwiza, akaba ariyo mpamvu yandakariye ndetse yanagerageje kungendera kure kugira ngo anyikuremo. Yavuganye ikiniga cyinshi ati Sandrine, kuba naragukoreye biriya byose no kuba nkukorera ibi si uko nkwanze, ahubwo ni uko kubera kugukunda cyane iyo mubona uruhande rwanjye bimbuza amahoro. Niyo mpamvu rero nagerageje kukugendera kure kugira ngo ndebe ko byibura ntazakwibagirwa, ariko n'ubundi biranga ugakomeza kunzamo. Muri ako kanya ndacangamukiwe, nibaza ukuntu ndi bukemura icyo kibazo birancanga. Na kimwe nakoze rero nabonye nagomba guhurukira imyanzuro, maze nsaba Vicky kumbabarira kubw'ibyo bibazo byose namushyizemo, ariko kandi musaba ko twakomezanya ubucuti bwacu ko bwahoze, kuko kubaho nta nshuti mfite, inshuti nkawe, inshuti y'ingenzi, nanjye byari bimbangamiye. Namubwije ukuri kandi ko byanye na Blaise, ariko avuga ko atabyemera kuko ibyo yumvanye abantu ari byinshi. Numvishe ndakariye Blaise cyane, nibwo nahisemo kuzajya mugendera kure ndetse nkanamwereka ko ntakimwitayeho. Nekereza no kuzajya mukorera ibintu bitari byiza kugira ngo akunde n'abanyibagirwa. Nkuko nabitekereje kuko narabikoze, ariko igitangaje nuko Blaise yaje kundeba arambwira ngo uko ndushaho kumubabaza niko arushaho kunkunda. Mbega ngo ibintu birancanga. Vicky nawe mu kugaruka yagarukanye ibikorwa bidasanzwe, yatangiye kuzajya akorera ibikorwa byinshi bituma nangira kumwiyumvamo, ariko n'ubundi nahoraga mubonamo inshuti yanjye magara, nta munsi n'umwe nigeze mubonamo umukunzi. Ubwo twari twegereje iminsi yo gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye, buri wese yatangiye kwihugiraho kuko twashakaga gukora cyane kugira ngo tuzagire amanota meza. Natekereje kuri inshuti yanjye Gavin, maze numva ko ashobora kumfasha ndetse nkazagira amanota meza. Nibwo natangiye kujya njya kugira ibyo mubaza kuko yari yaranyemereye kuzajya mfasha. Nawe ntiyigeze anenguha, ahubwo yamfashije nk'uko yari yarabyemeye. Iminsi yari icumi ubwo twari tumaze gukora ikizamini cya leta turataha. Abari inshuti twakomeje kuvugana ndetse n'ubucuti bwacu burakomeza. Naje kandi gukomeza kuvugisha Gavin kugira ngo atazavuga ko burya namuvugishaga hari icyo mushakaho. Gusa burya urukundo ruratangaza. Kubera kuvugisha Gavin cyane byatumye nangira kumwiyumvamo nkumva ndamukunze. Vicky yageze aha mu nkuru nziza,
ambwira ko yabonye umukunzi, gusa ko kandi nubwo yamubonye atazigera anyibagirwa. Breeze we nk'uko yabivuze yambwiye ko urukundo rwakomeje kwiyongera, ambwira ko urukundo yankundaga rutarangiranye n'iby'ishuri gusa, ahubwo agikomeje kunkunda kandi adateze kundeka na gato. Nabonye ankunda bya nyabyo, nangira gutekereza kumukunda, ariko n'ubundi nkumva ntari kunzamo. Aho kunzamo ahubwo natangiye kumva nkomeje gukunda Gavin, ndetse nkumva ntangiye kumugirira ibyiyumviro bidasanzwe. Natangiye kubunza imitima nibaza uko bizagenda, cyane ko mu busanzwe tuzi ko mu muco wacu nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda. Mbonye nta kundi bizagenda, nagerageje gukora ibishoboka byose, nkatangira gukora udukorwa twa hato na hato kugira ngo nereke Gavin ko mukunda, ngo ndebe ko byibura nawe yazagera igihe akankunda. Uko bwije n'uko bukeye nifuzaga kumenya amakuru ye. Ntabwo nabaga najya kuryama ngo nsinzire ntaramenya niba buri kimwe cye kimeze neza. Igihe yabaga ari mu bibazo nanjye nabyiyumvagamo, ibyishimo bye nkumva nanjye n'ibyanjye. Kera kabaye rero Gavin yaje kumbwira ko afite umunsi mukuru kandi yifuza ko nanjye nazawubonekamo. Nabisamiye hejuru rero mubwira ko nzahaboneka. Ubwo yari umunsi wa graduation kuko yari agiye kurangiza kwiga kaminuza. Umunsi waje kugera rero ikirori kiba kirabaye. Ubwo cyari kirimbanije, Gavin yaje gufata ijambo. Yavuze ibintu byinshi bitandukanye ndetse ashimira n'abitabiriye ubutumire bwe. Ariko kandi atubwira ko hari igikorwa kimwe gisigaye cy'ingenzi agiye kutumurikira. Twumvaga yavuze ibintu byinshi bishoboka, maze twese dutangira kwibaza icyo gikorwa icyo ari cyo. Gavin yaragize ati, uyu munsi ndishimye cyane, ariko kandi igikorwa kinshimishije kurushaho nicyo ngiye kubagaragariza. Icyo gikorwa nta kindi rero nuko ngiye kubereka uwo nkunda kandi nifuza ko yambera umukunzi w'ubuzima bwanjye bwose. Nimara kumva amagambo akanyamuneza karanyishe, nongera kwicinya cyane mvuga ntiwasanga buriya ubwo namugaragarizaga ko mukunda nawe yarageze aho akankunda. Ubwo Gavin yarakomeje agira ati, ni umukobwa twanyuranye muri byinshi, gusa sinshobora kubivuga njyenyine, ahubwo ngiye kumuvuga aze hano imbere, hanyuma niba uri bumfashe kubivuga. Nimara kumva ibyo kandi nanone nahise ntekereza ko nta bintu byinshi nigeze nyuranamo na Gavin. Nibwo ubwoba bwaje mu mutima wanjye, ntangira gutekereza ko atari njyewe nk'uko nabyibwiraga. Gavin ati, Rita, ndagukunda. Nanjye sinzi uko byangendekeye, gusa nagiye kumva numva ndasakuje cyane nti, Rita. Abantu ntibigeze babyitaho, ahubwo bagize ngo ni akanyamuneza. Uwo Rita sinari muzi mu by'ukuri, ariko uwo munsi naramumenye. Rita yarahagurutse ajya guhobera Gavin. Ubwo yahagurukaga amusanga aho ahagaze, nanjye nari ngeze ku muryango nsohoka. Nageze hanze ndirukanka cyane mera nk'umusazi, nirutse njya mu rugo. Ngeze mu rugo nahise ninjira mu cyumba cyanjye ndafunga ndaryama, ndetse nkuraho telefone. Nagiye numva abantu benshi baza kunkumangira, ariko nkanga kubitaba ndetse nkanga no kubafungurira. Banyinginze inshuro nyinshi ngo mfungure tuvugane ndetse mbabwire icyo nabaye, bakanyingingira gufungura ngo mfate ibyo kurya ariko nkabyanga. Namaze iminsi 2 nifungiranye, nibwo batangiye gutekereza kuza kwica urugi. Numvishe ko bagiye gushaka umuntu wica urugi, nanga kubagura mpita mfungura. Nyuma y'iyo minsi 2 nibwo naje gushyiraho telefone. Nimara kuyishyiraho nabonye ubutumwa butandukanye. Naje kubonamo n'ubwa Gavin agira ati, Hello Sandrine, umeze ute? Kubera iki witwaye kuriya mu kirori cyanjye? Ese wanyemerera tugahura? Hari ibintu byinshi nifuza kukubaza. Nabonye n'ubundi butumwa bwinshi bw'inshuti zanjye, nabo bambaza uko byangendekeye, bakambaza impamvu nasohotse singaruke, ariko nabuze imbaraga zisubiza ubwo butumwa bwose. Mu by'ukuri siniyumvishaga ibyambayeho, nari nzi ko ari njye mukunzi wa Gavin, gusa nubwo nari mbizi gutyo sinanigeze ambwira ko mukunda, cyane ko nawe atari yarigeze ambwira ko ankunda. Namaze nk'ibyumweru 2 najya kwiga, kuko nanjye nari natangiye kwiga muri kaminuza. Mu rugo bahoraga bambaza icyo nabaye, ariko nari naranze kukibabwira, bakanyingingira kujya kwiga ariko sinjyeyo. Mu by'ukuri nasaga n'uwahindutse ikigoryi, babonaga nsa n'utagifite ubwenge. Mama yaranyongereye aranyinginga ati, mwana wanjye niba udashaka no kugira icyo umbwira ku byakubayeho, ariko byibura gerageza ubyirengagize. Wenda ushobora kuba utarabona imbaraga zo kubimbwira, ariko gerageza wibuke ko hari n'ibindi bikorwa biri kwangirika kubera uburyo ubayemo. Gerageza usubire ku ishuri, hanyuma igihe uzumva ufite agatege ko kumbwira ibyakubayeho, uzagerageza uzubimbwire. Numvishe ngariyemo agatege, maze ubwo nari nangiye gutekereza gusubira ku ishuri, nagiye kubona mbona Gavin aje mu rugo. Nimukubita amaso narasakuje cyane nti, sinshaka kukubona hano, subira iyo uvuye. Gusa mama yamuhaye ikaze kuko yavugaga ko wenda ashobora kumufasha kumenya icyo nabaye. Gusa Gavin nawe yari azi ko byangendekeye, ahubwo nibyo byari bimuzanye. Nawe yatunguwe kumva ko namubwe atazi icyambayeho. Baranyinginze cyane ngo mbabwire uko byifashe.
nabonye nta kundi byagenda nibwo nicaye nkabwira uko byangendekeye byose. Barampumurije bambwira ko ngomba kwihangana, ko nyuma y'ubundi buzima hari ubundi runaka. Gavin yambwije ukuri yuko yakunze Rita kuva kera bakiri abana, ndetse byatwaye n'ibyo banyuzemo kandi bakabinyuranamo. Yatubwiye byinshi ku bijyanye na Rita, maze numva kuko afite ishingiro ryo kumukunda. Gavin kandi yambwiye ko nari nkiri muto, ko nari tubwanduta. Ambwira ko kandi yamfataga ngashikike gato, ariyo mpamvu yankoraga ibyo byose, ariko iby'urukundo bitari birimo. Bansabye gushaka undi muntu twakundana, maze nkagerageza kumwibagirwa. Namubwiye ko nta wundi muntu neze gukunda nkawe, kuko namukundaga kandi nari namukunze by'ukuri. Iminsi yaricumye nkabona kumwikuramo byaranze, nibwo naje gufata umwanzuro wo kujya gushaka undi muntu najya mu rukundo nawe, maze nkiyibagiza Gavin. Naje kwibuka ko hari umuntu wankundaga kandi akankunda cyane, ari we Blaise. Nari maze igihe kirekire cyane ntamuvugisha, kuko nawe yari yarageze igihe ararambirwa, agabanya kunyitaho kuko yabonaga ibyankoreraga byose nta gaciro nabihaga. Ubwo nongeraga kumuvugisha yaratangaye, nibazaga niba ari njye waza ugarutse cyangwa ari undi muntu. Sinigeze muhishurira hahise hanjye uko byagenze ubwo nakundaga urudashoboka. Numvaga ndamutse mbimubwiye yanseka, ahubwo nahise mubwira igitumye nongera kumuvugisha ni Blaise, ndabizi warankunze kandi cyane, gusa sinigeze nkubera umuntu mwiza, ariko iki ni cyo gihe kugira ngo nishyure ibyo nangirije byose. Blaise yaragize ati, ushatse kuvuga iki Sandrine? Nanjye ni Blaise, umbabarire kubw'ibyabaye byose, narakubabaje bishoboka, ariko noneho kuri iyi nshuro nemeye kukubera umukunzi. Blaise yabaye nk'uguye mu kantu, maze arangije arambaza ati, Sandrine, niwe uvuze aya magambo? Nanjye ni Blaise, yego nibyo yavuze kandi nyakomeyeho, so please, ese basi uracyankunda? Ndongera nti Blaise, I got a loss in love, nagize igihombo mu rukundo, none ndakwinginze mbabarira unyumve. Ubwo Blaise yaramwenyuye, maze nanjye nangira kwicinya icyara ngo ruracyahari, ndavuga urukundo. Ntibyatinze rero, Blaise mu ishuri tuje yaragize ati, Sandrine, naragukunze kandi cyane, numvaga ntacyo ntakora ku bwawe. Hari byinshi binemeye kunyuramo kubera wowe, ariko sinigeze mbyicuza kuko nabiterwaga n'urukundo nari nkufitiye. Ati Sandrine, uravuze ngo wagize igihombo mu rukundo, gusa sinzi impamvu bivuze, kuko ninjye wakabaye ubivuga. Ariko njye ndumva ntaravuga nti I got a loss in love nk'uko bivuze, ahubwo ndagira ngo mubwire ni I got love in loss. Amagambo Blaise yambwiye yarancanze, maze ndamubaza ni ibyo uvuze ni ibiki? Maze nawe ati, Sandrine, wavuze ko wagize igihombo mu rukundo, ariko njye sinagize igihombo mu rukundo, ahubwo nagiriye urukundo mu gihombo. Bivuze ko ubwo nahombaga buri kimwe nawe urimo, nashenguwe n'agahinda, ariko bidatinzwe naje kubona umpoza amarira. Uwaje kumpoza amarira yitwa Gisela. Ati Sandrine, nubwo kukwikuramo byangoye, ariko uwo mukobwa mwiza Gisela yarankunze kandi ankundira ubundi we wese, ndetse yankundanye n'ibyanjye byose. Yagerageje kukunyibagiza, ndetse anyibagiza buri kimwe cyambabaje mu buzima bwanjye. Ati Sandrine, niwe muntu nibagiwe imbere y'ibindi bintu byose, ariko kandi sinanakwibagirwa, kuko sinakwibagirwa umuntu wanzaniye igihombo mu buzima bwanjye, aricyo cyatumye mboneramo urukundo. None rero ibyo nsaba ntibishoboka, byarangiranye n'igihe cyabyo, ariko wari ukoze kunyibuka. Mu by'ukuri nkimara kumva ayo magambo, kwiyakira byarananiye, nibwo nahise nikubita hasi. Naje kwicura nisanga kwa muganga, ubwo nari ndwajwe na mama umbyara. Agiye kumva numva abantu barakomanze, mama ajya kubafungurira, mbona n'inshuti zanjye zije kunsura. Baranganirije ndetse bambaza impamvu ndi mu bitaro, kuko bari babwiwe ko ndi mu bitaro bahita bifuza kuza kundeba. Nababwiye icyabiteye, maze bambwira ko ngomba kwibagirwa hahise hanjye hose, hanyuma nkakomeza ubuzima bushya, ndetse nkakunda umuntu mushya, kandi nkagerageza gukunda umuntu nkunda. Ntabwo nta bintu byinshi nababwiye, ahubwo naragize nti oya sinzongera gukunda ukundi. Sinari nzi ko kubura urukundo bibabaza bigeza, ese kuko nanjye byambaho. Nibyo koko tujya tugira igihombo mu rukundo, ariko kandi hari ababonera urukundo mu gihombo. Inkuru ni icyo lost in love, ariko kandi love in loss. Mwakoze kunkurikira, ndabashimiye cyane.